Gusama ntibibaho ku muvuduko umwe kuri buri mugore. Hari abagore basama mu kwezi kwa mbere bagishaka, hari n'abashobora kumara amezi cyangwa se imyaka bategereje gusama. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi bifasha kongera amahirwe yo gusama vuba ku mugore. Komeza ukurikirane ikiganiro cyose kugera ku musozo, kuko buri ngingo yose turi busobanura ishobora kugufasha kumenya neza uburyo bwo kongera amahirwe yo gusama. Kandi niba umaze igihe kirekire ugerageza gusama bikaba bitarakunda, iki kiganiro uragikuramo ubumenyi bugomba kugufasha uko wabigenza. Ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam, naho mu kanya. Gusama vuba si amahirwe gusa, ahubwo bishingira ku bintu by'ingenzi umuntu agomba kumenya no kwitaho neza. Hari ibintu byinshi bigira uruhare mu gufasha umugore gusama vuba, ariko hari iby'ingenzi cyane bishobora kumufasha kongera amahirwe yo gusama byihuse ku buryo bugaragara. Reka turebe bimwe muri ibyo by'ingenzi byihutisha amahirwe yo gusama vuba. Icya mbere ni imiterere myiza y'imibonano mpuzabitsina n'igihe ikorewemo. Nubwo hari ibitekerezo byinshi bivuga ku buryo bwihariye bwo gukora imibonano, icy'ingenzi kurushaho ni igihe ikorwamo no kuba habaho gusohoka kw'intangangabo zijya mu gitsina cy'umugore mu gihe cy'uburumbuke. Gukora imibonano inshuro nyinshi mu minsi yegereje ovirasiyo, nk'igihe cy'iminsi 2 cyangwa se iminsi 3 ikurikirana, byongera amahirwe menshi yo gusama, kuko intanga z'umugabo zishobora kubaho mu mubiri w'umugore nibura iminsi 3 kugeza ku minsi 5. Nyuma y'imibonano hari abavuga ko kuruhuka gato umugore aryamye bishobora gufasha intanga kugenda neza, nubwo atari itegeko rikomeye ryemejwe na siyanse, ariko ni byiza kubyubahiriza ukaguma uryamyeho gatoya nibura nk'iminota 20 nyuma yo gusoza imibonano, kandi ku buryo nta kibazo cyabangamira kwinjira kw'intanga mu mura. Ni byiza kandi kwirinda gukoresha ibintu bimwe na bimwe byangiza ubuzima bw'intanga nka lubrifiant, kuko bishobora kugabanya amahirwe yo gusama. Icya kabiri gifasha umugore gusama vuba ni ukwita ku buzima bw'imyororokere no kwirinda cyangwa se kwivuza indwara zishobora kubangamira gusama. Hari indwara zitandukanye zishobora gutuma gusama bigorana, nko kugira ikibazo cy'imihango itari ku gihe, indwara zifata imyanya ndangagitsina, cyangwa se ibibazo by'intanga ku mugabo. Ni byiza kwisuzumisha kwa muganga niba hashize igihe kitari gito ugerageza gusama ariko bikanga. Urugero ni nk'iyo hashize igihe cy'umwaka umwe ku bashakanye batarengeje imyaka 35, cyangwa se iyo hashize amezi 6 ku bashakanye bafite imyaka 35 kuzamura. Kwivuza indwara zifata imyanya ndangagitsina hakiri kare, kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no kugisha inama muganga ku bibazo byose bijyanye n'imyororokere bifasha kongera amahirwe yo gusama vuba. Nanone guhangayika cyane bishobora guhungabanya imisemburo, bityo kugerageza kubaho mu buzima butuje no kugabanya ibitekerezo byinshi nabyo bifite uruhare rukomeye mu gutuma habaho gusama vuba. Naho icya gatatu gishobora gufasha umugore gusama vuba ni ukumenya neza igihe cy'uburumbuke bwe, kuko ari cyo gice cy'ingenzi cyane gituma habaho gusama vuba ku mugore. Umubiri w'umugore usohora intanga buri kwezi, ariko hari iminsi mike gusa izo ntanga ziba zishobora kumara zikiri nzima, ari nacyo gihe cyo gusamamo cy'umugore. Iyi minsi biri hagati mu kwezi kw'imihango akenshi ni hagati y'umunsi wa 12 ndetse n'umunsi wa 16, uhereye ku munsi imihango iheruka gutangira ku bagore bafite imihango isanzwe. Muri iyo minsi maze kuvuga niho hizewe hari amahirwe menshi yo gusamiramo k'umugore. Ni ingenzi cyane kandi kumenya ibimenyetso byerekana kuri mu gihe cy'uburumbuke, nko kugira ururenda ruto rworoshye, rukeye kandi rukururuka, cyangwa se kumva ubushyuhe bw'umubiri bwiyongereye cyane cyane mu gitondo. Hari n'uburyo bwifashishwa bwo kubara iminsi cyangwa gukoresha udukoresho twabugenewe twitwa test d'ovulation, dufasha kumenya neza igihe nyacyo cy'uburumbuke. Iyo umugore azi neza igihe cye cy'uburumbuke, gukora segise muri iyo minsi byongera cyane amahirwe yo gusama kurusha kuyikora mu minsi isanzwe. Naho ikintu cya kane gifasha umugore gusama vuba ni ukurya neza no kugira imibereho iboneye. Ubusanzwe umubiri w'umugore uba ukeneye intungamubiri zihagije kugira ngo utunganye imisemburo ituma gusama bishoboka. Kurya indyo yuzuye irimo imboga, imbuto, ibinyampeke, proteine n'amavuta meza bifasha umubiri gukora neza
bigatuma n'imisemburo igira ubuziranenge bwizewe. Ibiribwa birimo acide folique, iron, zinc na vitamine zitandukanye bifite uruhare rukomeye mu gutegura umubiri w'umugore kwakira inda. Kunywa amazi ahagije ku mugore witegura gusama nabyo ni ingenzi cyane. Ku rundi ruhande ariko, kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi cyangwa gukoresha ibiyobyabwenge bigabanya cyane ubushobozi bwo gusama kuko bigabanya ubuziranenge bw'intanga cyane. Nanone kandi kugira ibiro bikabije no kunanuka cyane nabyo bishobora kugabanya imikorere y'imisemburo bikagorana cyane gusama. Icya gatanu ni ukugira gahunda nziza n'imitekerereze myiza. Abantu benshi ntibaha agaciro iki kintu, ariko nicyo kigira uruhare runini mu burumbuke. Stress ikabije, kwiheba cyangwa guhangayika cyane bishobora guhungabanya imisemburo y'umubiri, bigatuma ovulasiyo ihindagurika cyane cyangwa intanga zikagabanuka imbaraga ku gipimo gikabije cyane ku buryo gusama bidashoboka. Iyo umugore ahora ahangayikishijwe cyane no gusama, bishobora kurushaho gutuma byanga. Ni ngombwa gushyira imbere uburyo bwo kwiruhura no kugabanya ibitekerezo byinshi, ahubwo ugafata igihe ugakora bimwe mu bintu ukunda ku buryo gusama bizagutungura. Naho ikintu cya gatandatu gifasha umugore gusama vuba ni ugukurikirana no kuringaniza imisemburo. Imisemburo niyo igenzura hafi buri kintu cyose kijyanye n'imyororokere, kuva ku mikorere y'intanga kugeza ku gutegura kwinjira kw'inda no kugumamo kwayo. Igihe cyose imisemburo idakora neza bishobora gutuma imihango idakurikiza gahunda, ovulasiyo ntibeho neza, cyangwa se hanabaho fecondation igi ntirishobore kwakirwa mu mura. Hari ibibazo bikunze kugaragara nko kuba umusemburo wa progesterone uri hasi cyane cyangwa ibibazo bya tiroyide, byose bikaba bishobora kubangamira igikorwa cyo gusama umugore yifuza. Ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umugore afite ikibazo cy'imisemburo harimo imihango idasanzwe, kugira ibiheri byinshi mu maso cyangwa kunanirwa bya hato na hato bimuzaho mu bihe bitandukanye. Naho icya karindwi ari nacyo cya nyuma mu byo twateguye bishobora gufasha umugore gusama vuba ni ukumenya neza no kwita ku buziranenge bw'intanga z'umugabo. Nubwo abantu benshi bibanda ku mugore gusa, ukuri ni uko uruhare rw'umugabo ruba rukeneye guhabwa umwanya cyane. Intanga z'umugabo zigomba kuba zifite imbaraga, umubare wazo uhagije, kandi zifite imiterere myiza kugira ngo zibashe kugera neza bitazigoye aho intanga y'umugore iri bihure maze ngo habeho gusama. Hari ibintu byinshi bishobora kugabanya ubuziranenge bw'intanga, nko kwambara imyenda ifatanye igihe kirekire, gushyira ubushyuhe bwinshi ku myanya ndangagitsina, urugero ni nko gukoresha laptop iri ku bibero igihe kinini, kunywa inzoga nyinshi cyangwa se kugira stress ikabije. Nanone gushyigikirana hagati y'abashakanye ni ingenzi cyane kuko gufatanya mu rugendo rwo gushaka umwana bituma mwese mugira ituze ryo mu mutima. Iyo umutwe w'umuntu uri mu mahoro, umubiri nawe ukora neza kurushaho, bityo amahirwe yo gusama akiyongera cyane. Nk'uko twatangiye tubivugaho, gusama vuba si amahirwe gusa, ahubwo ni umusaruro w'ibintu byinshi bihurira hamwe, nko kumenya igihe nyacyo cy'uburumbuke, kugira ubuzima bwiza, gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo bukwiye, kwivuza no kwisuzumisha neza niba utinze gusama hagendeye ku myaka yawe, kwita ku buziranenge bw'intanga ku mpande zombi, kuringaniza imisemburo no kugira umutuzo wo mu mutwe. Ibi byose iyo bikozwe neza bituma umubiri witegura kwakira inda, kandi amahirwe yo gusama akiyongera gusumba mbere. Inama nziza yo kugenderaho ni uko ushobora gutangira guhindura ibintu bike gusa mu buzima bwawe bwa buri munsi, urya indyo yuzuye, usinzira bihagije, ugabanya stress ndetse ukanamenya neza iminsi y'uburumbuke bwawe. Kwitonda no gushyira mu bikorwa izi nama neza bizagufasha kugera ku ntego yawe yo gusama vuba kandi mu buryo bwizewe. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ndagushimiye cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka kuri uyu muyoboro, kandi ubaye ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira muri komenti cyangwa se kuri nimero ya WhatsApp ubona hasi muri description y'iyi video. Ugira amahoro, nakagaruka. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.